iyi ndirimbo igifasha cyane ijuri mbere y'Imana ruwabatandi aliye baru amyayu ariko Imana yo mu ijuru igira neza rwose Imana iratabara miruiza shira kibere muma bitumuntu ngugira kinge we nagorwa kinge nagorwa naruha nabishi wakavuna kinge nagorwa nagorwa kinge uraho neza kinge nta mahoro ntayo bimeze bite se kinge nta mahoro y'umunyabyaha mu Kristo byagenze bite nta mahoro y'umunyabyaha izina rya Yesu none se nibihe byaha byakoze noneho urabona nagize ntya yegoko nagize ntya none se kufite ikibazo basi se dushaka hano twicara umbwire pastor rwose mfite ibibazo byinshi oya Yesu ni byose kumufite kandi Yesu ashoboye byose oya humura Yesu ashoboye byose sibyo amahoro y'umunyabyaha wewe tuza gatoya tuganire erega pastor nta mahoro y'umunyabyaha tuza gatoya tuganire ndumva umutima uradunda ngo okay we tuza nta mahoro y'umunyabyaha tuza rwose pastor rero amahoro y'umunyabyaha none se byagenze bite umva nkubwire rero nkubwize uko muri pastor wanjye ndi pastor wawe muri pastor wanjye ndabyemera rwose urabyemera rero ngiye kukubwiza ukuri nagize gutya mu minsi yashize umubiri urandya umubiri urakurya oya igice cyo hasi nyine umubiri urakurya igice cyo hasi nyine byagenze gute nyine umubiri wagize gutya urandya ryata noneho satani aranshuka aranshuka mu izina rya Yesu harya si wowe King uririmba muri korali ya mbere hari iwanjye ngewe King tuwa undi w'umuramyi nari risanzwe nzi nyine ni ngewe ariko hariya harimo agakobwa keza umubiri warandiye urandya ryata noneho nshiduka namubwiye ngo nunsura sha mwana pase nakubeshya umubiri warandiye birangira nyine tugize mugize mute byarangiye nyine tugize mugize mute twararyamanye pase yego mu izina rya Yesu kuko ibyo bintu byarabaye pase yego kumaneye oya umva nkubwire sibyo noneho rero ashize amezi abiri kandi abyumvishamo ndimo ndabyumvamo ko nshobora kuba naramuteye oya mu izina rya Yesu satani ubwo ntiyagusuye umva nkugira inama rero King uri umuhungu nubaha kandi ndagukunda urabizi twagiye tuganira byinshi twakoranye amavune ahantu henshi urabizi Kimisagara twarajyanye urabizi muri za Kamonyi nitwe twakoreye ivuga butumwa rero uyu munsi ndagira ngo ngire inama ntabwo biba byaragenze gutyo ngo mvuge ngo ndagutererana ndi umupasiteri wawe ikindi ndakuyobora urabizi yuko twebwe icyo dushinzwe no kuragira inama ntabwo twebwe twaje kugira ngo dushaka abantu benshi gusa ahubwo twaje kureba icyari cyazimiye ni nako birivuga Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahubwo ubugingo buhoraho rero ndagira ngo wowe ubwawe uzashaka umwanya uze tuganire ndaza kuguhamagara kuri telefone noneho niturangiza tuganire sibyo kandi ugerageze kugira ngo wowe wongere gushakisha uburyo bwose bwo gusenga urakoze cyane kibere mu mahoro nzongera kubaba Yesu amuri ruhande igihe gito mbabazwa n'iyi kutabona ko tuberanye n'igihe gito imiruho igashira kikurura urumuri mu mwijima uyu mubiri umbabaza uzabora umveho nisangira umwami Yesu wankunze kuko yankoya njyaniwe mu mutoni azaza ntabwo azati kandi King ngiye nararushye abantu harya ngo wararahiye ngo ntabwo uzayemera ngo ngiye King naragoye mw'abanyarwanda uyu munsi urayemera nyine nemera ariko ngo nigende ndemera wemera akazi wakoze urakayobewe akaye kazi ngiye King naragoye narushye wakavuna ibyo se birandeba uyu munsi nakubwiye ngo uyu munsi urayemera nyine nemera ariko ngiye ndemera inda nyine nemera ngiye King
ageze ngo none se urabona iyi nikore yari umutwe uyu munsi urayemera ntawe nemera urayemera uyishyiramo mbikubwira none ngo ntuyemere ariko iyo penalty nateraga njyewe umuzamu yarayifashe yarayirutse yaramujabutse King nuko umbwiye buretse gaturaza nuko ngumbwiye Jessica ushaka guhamagara FBI cyangwa se ibyo birakureba ubu rero tugiye kugera kwa wa musore tugomba kumenya ngo turakora iyo operasiyo ku buryo turi bumufate ikarita y'akazi urayifite ndayifite ntayisigase ndayifite twagiye ndayifite aho nabyibagirwa uyu mwanya utaye mu maboko ya polisi gute se kugenda zira ubusa